kandi abo ngabo bikoma mucombero bavuze ukuri sibyo ni inkebere zo muri M23 ziba zumvira amanyanga M23 yakoze atajya hanze so bajye basobanura ibintu bavuga bati muri filozofi yacu M23 ntabwo duhohotera umuturage umuntu ashaka kwikora ku giti cye ahubwo ryo ngize kubaza ngo ko tutarabona M23 ijya gutanga igihano mu basivira musirikare yakoye amakosa abasirikare n'abatagatifu buriya umupolisi wa Kongo ufite impuzankano yibye akaba azitsimbye muri Busayo akaba ari ku ndonsho azitsimbye najya kwiba nijoro bikoza ari nka batanu nimbunda bashaka kuba zifite abaturage ntibazabizera bati M23 yibye yambaye naza uniform n'ubundi rupfu rw'intuze n'inyama ubwo ushobora no kubareka bakahafata kugira ngo bagote ntago bano bantu banesha M23 twirwaneho bazarwanira muri Kindu barwanira muri Kisangani kuvuga ngo bigambye gufata Minembwe baremeramo igihe kingana iki twirwaneho se ikura nk'isabone ku buryo igose Minembwe ikahafata ikagira gute banayigize komine bayanurira mu koloneli w'umuyobozi nguze kumwishima hejuru ngo aho yari afite office nguje kuhigarurira ngo twirwaneho bungutse ikiza ni escapinga abantu bazarendo n'ababo n'izindi ntamwe zo muri CNDD-FDD nabaki imbonera kuri ndazikiri Burundi nabanzisanze ndazamuka Ruvungi ndabanzi noneho hamwe uvira ikeneye gutabara ku buryo bwo bwose ahonga imiryango y'abazarendo ariko ni umuntu agiye ku kiriyo bakamufunga umfasha hafu n'abazarendo babacirinzira bati muhungu baza twatewe ahungishije umuryango Yesu umunyamurenge ahungishwa nande izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Nuze uramwemera avuze ko ari umunyamakuru kabisa uvuga impande zomba ariko njye mbona namwikoma batese kutatubwira ibyo bihorere bano bantu yakoze kuri side konge bayavuze ninde muntu uhagaze imbere ya Tshisekedi akamubaza ngo kutaganira n'inyeshyamba zatwirwa za M23 kandi bigaragara ko zifite imbaraga yahagaze muri press conference Kinshasa abaza ikibazo Tshisekedi ati ubona amaherezo azaba yahe kinyeshyamba zigwiza imbaraga mukamuvuga ko waravuze ko mutazaganira Tshisekedi ahita mucenga namuga ngo ngahajya niwe micombero ngo ndanagukurikirana cyane ngo ndakuzi aramufera amuhiza compliment ariko yamaze kugira ngo micombero si professionnel abo se rwa mutuka oya bavuga ko professional ariko bakavuga bati niba ari professional ugaragariza inkuru za M23 niba ari professional tunagerageza utwereke ntago bamukoresha ya leta yaki ntago bamukoresha umunyamakuru ya leta yaki Kinshasa umunyamakuru afite uburenganzira bwo guhitamo ako nafata uruhande afite abo se bugwira icyo uruhande bafashe niyo bajudge nka micombero afite itangazamakuru akora AFP akora buri kimwe cyose umuturage ashaka gufata uruhande ku munyamakuru yagafasha uruhande umuturage ufashe wese afata uruhande aramukoresha wenda niyo angire abakoresha bamusaba ahubwo vuga utyo baramutegeka se bamuhemba uvuze neza niyo angre nibyo bigize inkuru abakoresha be bamusaba inkuru ivuga ko ari umuntu wari imbwa atari imbwa yari y'abantu micombero tajya kubasingiza n'umupropagandiste wabo affaire termine wabisubije neza rwose twese marshali woko muri cyo gakoma n'ingasi twese se nibigwa twikoma ariko wowe byose urabivuga uko biri twese bigwa twikoma urumva kandi abo ngabo bikoma mucombero bavuze ukuri sibyo ni inkebere zo muri M23 ziba zumvira amanyanga M23 yakoze atajya hanze M23 se kuki yakora ikosa nk'uko urumva abo bantu bakubise uwo mwana ntabwo ari makenga batumye si bahati babatumye ni position yari ahantu igira na crochage no barahondagura so bajye basobanura ibintu bavuga bati muri filozofi yacu M23 ntabwo duhohotera umuturage umuntu ashaka kwikora ku giti cye ahubwo ryo ngize kubaza ngo ko tutarabona M23 ijya gutanga igihano mu basivira musirikare yakoye amakosa abasirikare n'abatagatifu ntabwo wagira abasirikare batagatifu niyo mpamvu military police baho yaberaho iki ibiro kugira ngo ihige ibyaha bikorwa n'abasirikare ibigenze ibahane urumva so nabaye mu military police byo kubwagenda bizi mu gihe kinini n'ubugenza cyaha n'iki byose even no guproteger iki umutekano w'umusirikare ahantu ari buri mu military mu nshingano ze harimo no gucira inzira umusirikare niyo mpamvu n'abahagarika imodoka konvoye zabo zihise bakabajya imbere n'inyuma ibyo tubishyire muri Kongo rero M23 ko nta gihanira atanga ku musirikare ngo yereka abaturage ko idashyigikiye amafuti
nta musirikare urakora amanyanga n'umunsi n'umwe. Twebwe tuba mu ishyamba muri Strago uzabaze abahohoteye abantu babashyiraga no ku Ifaranga Squad. Urumva ni ibintu bifite bibarika, ni ibintu bisomeka, ni ibintu biri on record. Urumva yego, ndetse kugeza ku rwego nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi na liberation y'u Rwanda, ndabyibuka gutya ujya wumva n'abayobozi bagenda babigarukaho, abaturage nibo bavuze bati niko ko muzakomeza guhana gutyo bizagenda gute, kugeza ubwo abaturage batuvugiragaho muri 1995 na 6 mu mwara tubohoye murangije muriboha. Izi vugo se ntabwo zabayeho nuko mwe mukiri batoya, ntizabayeho kuko babonaga nta musirikare usakabaka. Urumva yego, nta musirikare usakabaka, nta musirikare ugize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibyo niyo mbivuga nanone mbigarura, siniyibagije yuko bishoboka yuko ahari operation nka ziriya hagomba no kubanza kurebwa operation z'abantu banyu mbe na mbere ngo mureko batabatobera bakica siyasa. Iyo mugiye Kibumba mugakoresha inama abaturage 1000 bakabasirikare 100, urumva undi akagenda agatera y'umuntu mugeri abayishe ya siyasa nk'agatotsi kaje mu kintu cyiza cyari cyakozwe. M23 izatwereke ubutabera bwa gisirikare bwabo. Urumva kandi seshidikanya ko babahanira ahantu bari bayiba nk'uwa Rubaya cyangwa mu kindi kirombe ntazi ngo niki bamujyaneyo. Ejo bundi umuntu wo muri M23 yacokoje micombero nk'ibyo ngibyo, ni Wilimanzi wamucokoje ku bintu yari yavuze Isake ahantu abana bakubiswe ibinyafu ngo bacokoje ibizame ngo baca n'amashati. Wilimanzi ati byabereye micombero ahita amumanukira akajya amubwira n'imidugudu n'ikindi kibanza yasigaje kuvugana nimero y'inzu y'ikigo cy'ishuri. Kujya gucokoza umuntu ngo yavuze aguha fagate bareka amanyanga cyangwa se bayahane. Mashara nabonye uri FRDC ariwe ukuri ubuyoboye polisi ya FCM 23 ndetse agatangaza ko agiye gukora ibintu biremereye. Aha ni muri Goma aho akaba yitwa Colonel Guillaume, akaba ari wahoze muri FRDC. Ibi byo nta kantu wumvamo. Biriya ni byiza. None arishimye. Biriya ni byiza ubundi. Wumva polisi bivuze igihepe none banza oya nibashyire polisi bave mu ntuza. Kandi wumva cyagiyeho. Nibagishyireho bashyiraho n'umujenerali ukomeye panera uvuye ngo muri Kongo amuyobore bibe force ikomeye. Niba ari nawe kandi bamuhitemo agire iki n'iki kandi bazabikora, ariko gushyiraho igipolisi ni sawa. Gusa akasa mutwe bashyize no barambwira ngo marishari ngo nta kintu ngajashima ngatanenze nuko bakoresha impuzankano za polisi ya Kongo. Buriya umupolisi wa Kongo ufite impuzankano yibye akaba azitsimbye muri Busayo akaba ari ku ndonsho azitsimbye, najya kwiba nijoro bikoza ari nka 5 n'imbunda bashaka kuba zifite. Abaturage ntibazabizera bati M23 yibye yambaye naza uniform. Twebwe hano nagize amahirwe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi kujya mu cyari gendarmerie nshyashya. Yego, hano mu Rwanda bahise batwambika impuzankano zisa na ziri abacungagereza bambara abamara CS. Yego, abatrafiki bacu bambaraga ibitambaro by'umweru kuvanga kugera hangaha. Ariko imyenda yacu yasaga na kaki, ntawe yari huye ne gendarmerie yavuyeho. Ingofero twazikoreshaga zitukura byo ni bisanzwe ntacyo bitwaye, ariko uniform yacu yari itandukanye na gendarmerie isanzwe. Jewe ntanga ingero ibyo nabayemo ntakajye ngo ngeranya u Rwanda ngo ntari n'ikibintu ni uburenganzira bwanjye. Urumva na polisi ya Uganda yambara ibintu bisa n'iby'abacungagereza uretse ko igivangamo n'ibindi, ariko imyinshi men uniform yabo ni kuri isa ni kaki. Iyo muri Kenya yambara amapantaro ya plain y'icyatsi n'ibishati hejuru bya madoado n'ibibunda bya self loading birebire. So police ushobora kuyubakira uniform nziza itandukanye n'abo barwana kugira ngo muzane trust abaturage baba trusting. Yego, ariko nimbona umuturage nkabona asa n'uwa polisi kimame na se mu gihe kirekire. Buriya uniform ni ikintu gikomeye cyane gifite icyo gisobanuye. General Makenga pasigisha abapolisi benshi, ariko yabahindura uniform yabahize itukura yabahize ubururu bwa nyabwo bagasa basisa n'izareyo bururu n'umweru yabaha izisa gute sigiye utanga ibara. Ariko kubambika imyenda iri presque semblable niyo basimbuye kiriya barakishe, kuko umuntu ufite ihungabana ry'igipolisi cya Tshisekedi akabona mugarutse musa kereka niba wenda M23 babihohora kuri Kongo babereka yuko nta byemezo bashobora gufata bitandukanye n'ibyabo. Babihohoraho ikise nibashyireho uniform za polisi yabo, kuko bitagenze gutyo katanyama ya polisi izambare yambare zisanganywe
abaturage bajye baba mu rujijo. Hano haca patrolo ya M23, hari haca indi ibisambo y'iki, kandi amanyanga yose azajya kuri M23 y'Imana yoce n'ijya gukora amaraporo itudeni polisi ya M23 bazabikara bashingira kuki bizagorana singiye kukubeshya. Nicyo kosa bakoze, ariko polisi it's okay. Uriya mukoloneli bazanye bari mukoloneli bari iki nawe okay Guillaume nibabikore kuriya. M23 ifite abantu bazi igipolisi cyane noneho kuva na kera. Hanyuma nyine ibindi bazasome kuri Google izaba handi makuru. Aho nabonye n'ubundi muri Goma bakomeje imirimo aho batangaje igihe cyo gutangira kw'amashuri bica igenzura. Urumva ko rero isi nyeshyamba Marsha muri iyi minsi ziri gukora nubwo wanenga ari kugira nawe akantu ko gushima mwana barakora nyine rubiya kanase ko badakora barakora nka bwana akora buye buye urahaza. Ubujya rero umuzungu wakoresha urya muhanda niwe bavuga ngo ni bwana akora buye. Bwana akora buye buye nyine handi kuri Majego ujye Butare kuri mizi. Urumva barakora muri M23 ariko nyine bakore byinshi. Ko bafasha abantu batazi ko bagiye kuhakora se barakora imihanda. Ariko imihanda bakora nta kaburimbo bashyiramo, cyangwa muri Kongo kaburimbo ntabwo ikenewe. Bagomba kubanza gukora imihanda y'imigenderano kugira nibura ubu bitaka kari mwiza. Nabyo nibyo. Ariko nyine utangirira iriya mihanda ibihenze Marsha. Irahenze se ndababwiye ngo bayikore. Nibihenze no kubazi ko bashoboye kuyikora. Nyine reka batangire kubitoya n'ibinini bizagerwaho. Ntese ubu ngubu uyu munsi wavuka ugahita wuzura ingobyi. Bashyizemo kaburimbo. Kandi bihera bukeya. Bihera hasi bikazagenda bizamuka. Uriya muri Kongo nubonye umuhanda. Uko biri ubonye umuhanda urimo araterite. Wo ni umuhanda mwiza wagendeka. Birutwa no wa muhanda urimo bya binogo. Ariko impamvu ujya abantu bakora kaburimbi ntago ari impuhwe cyangwa ubundi ndindi. Se ni kaburimbo. Kaburimbo depending n'uri mukoresha. Buriya bavuga ko umuhanda ukozwe na kaburimbo kuwusana biratinda. Urumva? Ariko uriya waraterite uko imvurije muhozamo ikamyo. Uko imvurije bitewe nuko wenda mwana ashyizemo n'amarigori atameze ukuntu. Kandi kuri Kongo haratenguka ujyana n'imyuzure habaye n'ikindi kintu ngibyo nibakora duhanda bashyiremo kaburimbo mwana. Yego. Ariko se ubwo ngubwo nta kibazo biterwa n'amafaranga bafite. Cyangwa se amafaranga se barayabuze ntibafite ibirombe se nibyabo. Nibyabo nibyandese zo bafasha hari yakosha mu jyama ngo si ibyabo nibyandese kivira kize. Uzi ko batangaga 10% y'intuze muri bije ya Kongo. Iyo 10% se naho hari ubwo bategetswe kuyitanga. Nibakoresha urufite rw'amafaranga ruhari. Ahubwo cyo nakandi kana umuntu yavuga kuko iyo tuvuze Kivu ubu ushyizemo Butembo Beni. Urumva Rubero Beni ukavukiramo Kivu y'amajyepfo Fizi za Mwenga za Shabunane hose byavaga aho ngaho kuko ntabwo bayifite yose. Bakagombye kubanza gufata Kivu yose bakayifata bamara kwinweza ya 10% kubaka imihanda kandi n'ibifaranga byinshi. Ndetse ko iyo bakaga Kinshasa urumva bafite uruhare runini mu province 27 kubiyanya rifite 10%. Yego. Urumva ikavarinze izindi nyinshi cyane. Hari abantu barakize. Bakubaka ibishoboka byose. None se Marsha dusa nawe n'abasoza ubu Minembwe iri gukontrolwa nande kuko impamvu bikubaje nuko nabonye ingabo zirwana ku butegetsi bwa Tshisekedi zigambye ko zamaze gufata nk'ikibuga cy'indege cya Minembwe. Ariko ibyo ngibyo nkumva ko ni wa mukino wabo cyane ngo mbitekereze gufata ubwo ni kimwe no kwigarura centre ya Minembwe. Hari amakuru waba bifiteho cyangwa se wa mugani kwa kundi wabashaka ubushize ni wakoresheje ati akenshi no kwishakira amafaranga ati nta kiba cyabaye. N'ubundi rupfu rw'intuze n'inyama ubwo ushobora no kubareka bakahafata kugira ngo bagote. Ntago bano abantu banesha M23 twirwaneho. Kivu intambara yarangiye. Niyo siroga yanjye. Bazarwanira muri Kindu barwanira muri Kisangani kuvuga ngo bigambye gufata Minembwe baremaramo igihe kingana iki. Bashobora kuhabambura ni ibintu bishoboka. Ariko se baje kuhakora iki? Kwica abantu tu. FARDC nta nsinzi ifite muri aka karere ko muri Kivu zombi sinzi ahandi baza bigerageza. Minembwe ntago bikunda. None se ubundi ko batari bafite n'impuhwe. Twirwana hose ikura nk'isabone ku buryo igose Minembwe ikahafata ikagira gute? Banayigize commune bayanurira mu koloneli umuyobozi. Nguze kumwishima hejuru ngo aho yari afite office nguje kuhigarurira ngo twirwaneho. Bungutse ikiza. Ariko ikibahema ni kimwe. Twirwana mu Ventura banze gufata Uvira. Bajye bakomeza nabo bagire barebe ukuntu bakinisha umwanzi akakumara. So ukunda kuvuga ngo ntago
ari ikintu upfa guhita ufata gutyo gusa ariko uyu mujyi kimaze Uvira, igihe kinini Masha, kimaze kuba impakanire n'amezi angahe se n'ayiki ubu se yafashwe yashize igihe kingana iki ntabwo Goma ariyo Uvira uzi impamvu Goma atari Uvira nubwo hamwe harimo ingorane ahandi hakabamo ikitari ingorane yego niyo Goma wari gutinda kuyifata wabaguzi yuko hakurya ya Goma ni mu Rwanda sibyo yego u Rwanda nta manyanga wari witeze yo kurifiringa no gufata umuriro rujugunya muri Goma ariko Uvira hakurya hari Burundi yego ubwana yikongeza yikagurumana sibyo eh none se niba tuvuge baravugaga bati nibura umuntu uri Goma iyo bamuhereje akamesaje baturagoye uyu munsi niwo uri bukurikireho baraguhitana agahita yifatira akajeta akambuka umupaka akabageza Rubavu uri Uvira we urumva adakeneye irijanse cyane arajya mu mbonera kuri Burundi se niba hari imijyi ikeneye gutabarwa ni Uvira kuko idafite abantu barimo bagihumeka badafite hakurya ni nka wa muntu wa mugani baduciriye ingonde iri mu mazi umuntu ari mu giti kigiye kugwa kirimo inzoka hejuru ndazamuka ndamanuka nagira gute uriya amazi ngo biranike niko umujyi wo Uvira umeze ubwo se umuntu nguwo noneho gereranya iyo yanzo kitabiri mu giti cya wa muntu yari arimo yari kwigumira hehe agatabaza ari mu giti sasa zagoma niko zari zimeze na Bukavu none Uvirayo abantu bari muri Uvira no kubameze ese ni escapinga abantu babazarendo n'izindi ntamwe zo muri CNDD-FDD nabaki imbonera kuri ndashyikira Burundi ndabanzisanze ndazamuka Ruvungi noneho Uvira ikeneye gutabarwa ku buryo bwo bwose kandi bivuga ko muri Uvira n'ubundi bahunga aha bazarendo n'imikijoro ryose hari n'abahunga hahunga imiryango y'abazarendo ariko niba umuntu agiye ku kiriyo bakamufunga umfasha hafu n'abazarendo babacira inzira bati muhungu baza twatewe ahungishije umuryango ese umunyamurenge ahungishwa nande kandi wibuke neza yuko Goma ijya gufatwa byavuzwe yuko leta yari ifite umugambi wo kwica abanyamurenge bose barimo n'abatutsi muri Goma ariko kubera ko yafashwe vuba na vuba abakoloneli bakiruka babuze uburyo bwo gushyira mu bikorwa uwo mugambi wabo Uvira rero nibakomeza kuyitaza abantu barimo bazashira bujya bapfamo ntabwo tuzi ngo bangana bate M23 natwirwa no mutazamuka Uvira haziritse iki mwagiye mwerekana amahanga yuko nubwo mu Rwanda muganira mugira mute gufata ahantu iwanyu no kubabohoza biri mu burenganzira bwo no mwafashe ntabwo babisaba ikibari niyo batinya Amerika Qatar na Amerika ntacyo bizabamarira si bene wanyu icyo bashaka n'amabuye y'agaciro aho yaturuka hose kuki twirwana itagizamuka mu minembwe kuki M23 ihora mu ndondo igahera mu Ruvungi iyo ngiyo itamanuka yishingikije kukiza ngo kuri Doha ejo bundi Kanyuka yasohoye itangazo ry'intambara ari amatangazo ajya yerekana batarimo intambara ariko nibavuga ati tuzihanganira abantu zabasanga ku masoko yabo icyo gihe ubundi nibyo navuze ngo kuki buri ngo matari ujye usoma amatangazo iyo uvuze ari yatangaza ingabo ziba zatangiye movement itangazo rya Kanyuka burya namye ndicunga ngo ndebe ko ari muvomari kuri iki ariko ari yatangazo ya Kanyuka itagira movement ndavuga offensive yo gutera ngo mukora ibyo mwavuze mu itangazo iri commence à parloter iri commence à pleurnicher batangiye kurira nabo nka leta rya tangazo narireka ngakora kurusha kuvuga niba mvuga ikintu sinkore biri magambo barwanira amagambo icyambere ya tangazo uri Doha ribona nk'itangazo ugashoza ntambara ko mbega no kuri mu gifite umujinya w'intambara so wakoze ibintu unabitangaze se ahubwo mukora iki mu ndondo mukora iki Rugezi bari Rugezi mukora iki Kamanyora muhatindikiye iki za Kiziba bari Kaziba bari Kiziba mwagiye mukahora Uvira reka dusoze gusa amasha gusa nabonye n'abarundi bavuga bati mama 23 uti iramutse ije Uvira ati shobora no kuzarasa ikibuga cyacu ati ndayishimiye wakuye y'abasoda ati ibibazo bitazatubaho bazabibona mwari Seribura nabasize igihe cyamaze ariko urumva ni akaga ku baturage marsha akaga yego umuturage we ni victim nabonye rwose ati president wacu turagukunde kwakuye ingabo ko ino mama 23 ushobora no kwasa ku kibuga cya Bujumbura nakubwiye mu kiganiro kwiye ngo umuntu warashi wabo kuko yaburi umutekano sibyo we kukurasa kuba karindwi bari baraswa se ngo bayibone buriya bazi kari blague mbega Burundi Bubirigi buradushyigikiye bugize gute turi igihugu kigenga kwigeka ko igihugu se bivuze iki kubwigenge bwacyo se ubangamira ubwigenge bw'abandi ku kimwe bw'ubwanyu nyina wundi abyara umukobwa cyangwa umuhungu ibyo bavugaho Barundi reka kurasa Bujumbura se bisabye no kujyayo kilometero 20 ngahe mu 20 ifite imbunda zagenda zikashwanyuza kohereza drone imwe
ikagenda igasiga ishwanyaguje intuza zabo radari zabo ni ikibazo gikomeye. ibi byose bikagira Abarundi ariko hari abame muri Bibiliya tujya dusoma bigaragaza ko bagiye banangirwa imitima kugira ngo bayinangire burundu, bahita bayinangiye. ngaye nguko nibyo by'uyu munsi, reka dusoze mashaka dusoze. Send the must go nta gihe ifite. Ndumva nagushimira rero, wakoze cyane kuri uyu munsi kuduha ibitekerezo byawe, iminota yadufashe. Ibiganiro byacu nakagaruka bwana Mashari, ndagushimiye cyane. Urakoze cyane nawe kandi n'abadukurikiye bose tubashimire. Ndumva araho gutaha. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.